ukoresha urubuga rwa TikTok biragoye ko waba utaragera kuri video cyangwa se waba utarayibona. Ni video yagaragaye umugore ari guhohotera umugabo wiwe ndetse kandi abanyerondo bose barebera, ndetse amakosa yose batayashyira gute, batayashyira ku mugabo, ndetse kandi n'umutari worore wagerageje kuvuga bahise bamukankamira bano bashinzwe umutekano, ndetse kandi n'abari gukamera bose bahita babigizayo. Ese ubundi uyu mugore byagenze gute, yapfikini umugabo? Ese ko iki abagabo bari gukubitwa muri iyi minsi? Ese ubundi nta mategeko arengera abagabo? Banzure no video Biroba mu maganje ndinyoko birirwa bahamagara ndinyoko yakuri moto rimwe kabiri gatatu ese yararimo ararwana ntabwo yarwanye yararimo ararwana nande kare iyo ni ndagusabye witonde gato twinjire muri imiziki. Ikibazo ubanza usobanukirwa uko byagenze akantu ko kandi utaza wenda kuva kuri video udasobanukiye uko byagenze ugasanga ugiye kubara n'inkuru utazi, ndetse kandi munakurikira uko byagenze. Gusa mbere ko twinjira muri video nge banyita Mr K, gusa ndakwigenza reba hasi ahantu handitse subscribe ubundi ukandeho tujyane muri iyi nkuru. Gusa iyi nkuru yababaje abantu bose kugeza ubwo benshi bavuze bati ese noneho ibintu biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibi bintu ntabwo u Rwanda rukigira amategeko ku buryo nyine kagena ku rugero rungano gutya. Abantu rero niho byahereye byose binatangira iby'iyi video. So gato cyane reba ahanditse subscribe aho munsi ubundi uhakande. Gusa niba nta n'ikibazo cyo kuba utakanda bitakunda nabyo nta kibazo, ubwo nakongeka twikomereze iyi nkuru. Icy'ingenzi ni inkuru, icy'ingenzi ntabwo ari subscribe. Gusa niba nta mutima mubi banza ukande subscribe twinjire muri iyi nkuru. So ndagira ngo mwitonde mwumve iyi nkuru uko byagenze. Bivuga yuko ngo ubwo uyu mugore ngo yari yabwiye nyine ngo uyu mugabo wiwe yari yabwiye uyu mugore yuko ngo agiye kujya mu kazi, ndetse kandi urabona ko umugabo yarahetse igikapu, ndetse kandi mu guheka igikapu ubwo ngo yagendaga mu kazi ngo ntago byagenze neza, nta wuzi nyine ngo uko byamugendekeye umugabo, ngo bituma uyu mugabo noneho ibigendanye n'akazi nyine byanga. Bikimara kwanga ngo yagiye kwisomera icupa rimwe, nibwo umugore yaje n'umujinya mwinshi ndetse anahuhumetera uyu mugabo nyine, arangije ahita amwataka ngo aho yaramusanze ku kabari ngo amubaza nimba ari by'umwihariko ari nyina umubyara. Ngo biturutse ku kiriro ubwo uyu mugabo yagendaga ngo nta telefone y'akazi yigeze yitwaza. Ibi ngibi bituma rero bagenda bamuhamagara n'ibiki byose nyine kwa kuno umuntu abatera ibiraka ugasanga nyine wenda telefone arayibagiwe, ariko hari nk'ahantu yizeye ikiraka wenda kano kantu mukumve neza, niko kuntu ushaka kwizera ikiraka ukavuga ati n'ubundi po ikiraka ndakizeye, telefone mfite nta muriro urimo ntaki, kanjye muri icyo kiraka n'ubundi nicyo ndibuze gusa guherezaho. Rero wagerayo ugasanga biranze, ntabwo bikunze. Icyo gihe rero niho uhita uvuga ati wenda nyine biranze n'ibiki byose, kandi telefone wagize gute wayisize, wakinyura ku kabari ugasanga wenda cyakora cyangwa sa cya Eric kigata kiguhamagara, cya ba Manuel ba Bosco bande bose batinyura hano ngasha, batinyura hano ngaha uzusome ku kabyeri cyangwa se uzusome ku kantu ko kunywa. Rero uyu mugore ngo ubwo yakururaga amakuru yuko uyu mugabo wiwe ngo akazi yakabuze kandi ntanagire n'umutima wo kugenda wenda ngo abe yazana iyo telefone, by'umwihariko ngo arebe ko hari n'abandi bamubuze, yahise yigira kwikubitiramo icupa. Umugore n'uburakaraza ahetse umwana, by'umwihariko rero ni naho ibingibi byatangiriye. Ngo bivuge ko ngo babanje guserera cyane ngo bava mu kabari. Ngo rero ubwo bageraga hano ku muhanda nibwo ngo babonye bikomeye cyane. Uyu muntu wafashe video ahita ashyiraho video, uyu muntu nabonye ufite iyi video amasaha 8 so amasaha agira muri 4 yari afite bigera muri 95 bimaze kureba ino video. Nibwo uri kumva video nyine yasohotse mu ijoro, ariko nyine isa nka itangiye kwirakwira aya masaha nyine, cyangwa se nibwo benshi batangiye kugenda bayibona. So rero ngo ubwo uyu mugore ngo yamusoraga nyine n'ibiki byose bari guserera, uyu nibwo yahise afata video bamwita TikTok Rwanda, andiko ku mbuga nkoranyambaga zakoresha nyine TikTok Rwanda, niko namubonyeho ku rubuga rwa TikTok. So rero ngo ubwo uyu mugore rero ngo yamusoraga hanze, nibwo uyu mutipa yahise yigira inama yo kuvuga ngo ariko ubundi ibintu nibiki, ahita ashyiraho kamera. Akimara gushyiraho kamera nibwo noneho abanyerondo bahise bamwataka, baramwanje baramubwira ati uraramuka, by'umwihariko usohoye ino video turaguruka. Ndetse kandi umutipe ntiwamenye uko byagenze nyine, gusa birangira ayobye. Rero uyu mugore ubwo yamugezaga hanze yamucapye inki, by'umwihariko wa mugani wa wandeti ni nk'imigeri nk'iya moto. Rero uyu mugore umugabo nyine yakubiswe rwose, munamwe mwabibonye. Gusa umugabo akamubwira ati watashye ibiki byose wageze mu rugo ibintu nyine. Umugabo akagerageza gusa nk'umuturisha, bura nta muntu utagira amakosa pe, nta muntu utagira amakosa, nawe wakosa nakosa, buri wese yakosa, ariko buriya ikosa ntabwo rikosorwa irinde. Ibaze kuba uri kurwana
n'umugabo uhetse umwana ndetse kandi ugakomeza kumucyurira ngo ntabwo uri nyina. Ibi ngibi bigasa nyine ibaze kuba umwana uri mu mugongo ari kumva amagambo nk'ayo ngayo, ndetse kandi ibibazo nk'ibi ngibi n'ibibazo byakabaye biri gukemurirwa mu muryango cyangwa se nyine bikabamo indani, bikaba atari ibintu byakabaye biri kugira gute biri kujya ku karubanda. Rero burya ibi ngibi nibyo tubona, hari ibyo tunabona tutabona ko nyine ntibyakamuye ntibyagize bite, ibi nibyo twe ubwacu twibonera. So rero uyu mugore rero ubwo yakomezaga gukubita uyu mugabo benshi byababaje, ndetse kandi binakomeretsa benshi kuga nyine bisa nkaho bifata ku mutima pe. Baravuga bati ese katwemere, ibaze uyu wenda ukuntu barwanaga iyaba uyu mugabo ari wari gukozamo inki uyu mugore, uzi ukuntu byari kuba bimeze, ngire ngo namwe murahita mubyumva cyane. Ariko wenda ibi ngibi bishobora kuba bitafashe nera ndende iki byose kuko ari umugore wakubitaga umugabo, ndetse kandi ubonye ko n'abanyerondo bareberaga ukabona nyine nta kintu bibabwiye ntaki. Ibaze kugukoza mu rushyi rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, abashinzwe umutekano bari kurebera. Ariko ukibaza ngo ari by'abantu muri comment bari kwibaza bakavuga bati ese uyu mugabo yaba ari we uri gukubita uyu mugore bari kurebera gutya cyangwa hari kugira igikorwa. Ndetse kandi benshi akavuga bati rero niba ari uko kumeze ntago amategeko hano aba yubahirijwe cyangwa se ntago hari ibintu biba byirengagijwe. Ndetse kandi uko umugabo yababara ni nako n'umugore yababara, kuko nyine buri wese kumukubita buriya niyo waba wasinze cyari ibiki byose. Nibyo nahereye haruguru mbabwira nk'abati rero ibi ni ibintu byo kuganirwaho, si byo kuvuga ngo ugiye gufata umwanzuro ukubita umuntu cyangwa se urambikane n'umuntu ngo murwane mwigaragure ujya wapipe, nta nubwo bino bintu biba binakwiriye. So ndagira ngo nyamuneka munyemerere rero tujye muri comment, ndagira ngo tujye muri comment mumbwire ibitekerezo byanyu. Ese koko abagabo ntabwo bahohoterwa? Ese basi nibura iyo bo bahohotewe bigenda gute n'iki gikorwa? Ibi ngibi ndagira ngo tujye muri comment tubiganireho mumbwire uko mubyumva, ndetse kandi nawe wagerageje kureba ino video nawe umbwire uko byumva. Ese twemere ko wenda umugabo ari mu mafuti pe cyangwa se nyine ari mu makosa? Kandi ntabwo turi mu bihe bya kera koko, ntabwo amakosa y'umugabo ari bwo buryo bwe cyangwa se amakosa ye ntabwo byakabaye urwitwazo mu buryo mwe cyangwa ubundi nkuko kera byavugwaga. Nkuko wenda kera wajyaga kumva ngo nta muntu, ngo hari umuntu utemerewe ngo kurya ibi nibi bla bla, ngire ngo wenda byo murabizi na n'impamvu yo bitinda wenda mujya mubyumva mu gake gake, kwa kuno umuntu akubwira ngo abagore ba kera ngo ntago bagombaga kurya ihene ngo batazazana ubwanwa, ngo ibi nibi gutya na gutya. Ibyo byo ngire ngo rwose murabizi cyane. Ariko buriya nubwo hari ibyo tugerageza kwirengagiza, ariko kenshi muri bake tuba tuzi ukuri, tuba tuzi nuko ibintu bimeze, ariko benshi tugakomeza kwirengagiza, ndetse kandi ntiturumve neza by'umwihariko icyo dusabwa nk'umuho mu muco nyarwanda nyine nk'abantu. Rero niyo mpamvu navuze nti none reka tugaruke kuri ibi bintu biri kugenda biba, ndetse na bino bintu biri kugenda bigaragara bibabaje cyane, ndetse binateye agahinda gakomeye cyane kuri iyi nshuro cyangwa se muri aka kanya. Ese ndagira ngo tuganire, biri guterwa n'iki? Ese basi nibura hakorwa iki kugira ngo kuno guhohoterwa gukomeze kugenda kugaragara hirya no hino kubanze nyine guhabwe umurongo cyangwa se kubanze guhabwe inzira, ndetse n'abagabo rigaba namenye n'uburenganzira bwabo. Ushaka gusanga ko yamukose n'ibiki byose, kuko ari nk'umuntu atanze urugero kuri radio, wenda abantu mujya gukurikira ama radio murabyumva, ugasanga umuntu atanze igitekerezo ati ngewe rero ikibazo mfite niki, bati umugore wanjye arankubita akanyandagaza. Abantu bagaturika bagaseka bakavuga bati bino bintu ntabwo bishoboka, nta nubwo binabaho. Nyine tukumva ko bitabaho ndetse tukanumva ko bitanashoboka, ariko ingero dukomeza kugenda tubona kenshi na kenshi, tubona ko byose bishoboka, ndetse kandi byose bikomeza kugenda biba, ndetse kandi benshi bakakomeza bakanataka ariko ntihagire ubasha kuba wabatabara. Ndagira ngo njye mumbwire muri comment, ese harakorwa iki, bigende gute? Ese ubundi turibuze kuza kurikiza aya mategeko muri iyi video mukomeje kureba hano, cyangwa se muri video mwabonye? Ndabizi neza ko muri abantu bakuru, ndetse kandi ndagira ngo tunaganire kuri ikintu nyine, ndetse nk'umuryango nyarwanda. Ariko nkusaba nyamuneka ari abantu handitse subscribe hari munsi uhakande, kugira ngo twihaye intego yo muri uku kwezi ko tugomba kuza aba subscribers bagera ku 60,000. Ubu tuvugana turi kubura by'umwihariko 9,000. Ibi ngibi birashoboka kuri video bitewe n'abantu muri kugenda muyireba, ndi kugenda mbibona ko mwamaze kuba benshi cyane. Rero nyamuneka ndagira ngo support yanyu ibashe kuba yaboneka, ukande munsi. Ndabizi ko mukomeza kugenda mukunda inkuru zacu. Muri twebwe mu bisanzwe twikorera inkuru nyine ziri trend, ka video kabaye trend, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero bya bindi byabaye trend cyangwa se bya bintu bigire bivugwa hirya no hino, cyangwa se ya video yashishikaje abantu benshi, nta handi uzayisanga usibye hano. Rero nawe icyo tugusaba ni kimwe, no kugira ngo ubyonde kuri yanzogera nyine, kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru yacu ku gihe.
ndabizi neza ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi. So gato cyane rero ni video yari kugenda trending yavuze ati reka nzi tuyisangize bagenzi banjye mwenda cyangwa se mwese muri rusange munambwira uko mwabibonye, ndetse kandi munambwire ese abagabo muri iyi minsi harakurikiye, ese birakorwa iki, harakorwa iki, bigende bite. So ibyo biba byoroshye rero, icyo bigusaba no kujya hasi ukaduha igitekerezo n'inyunganizi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Njye banyita Mr K, iyi ngiyi bayita Mr K Empire TV. Mugire ibihe byiza, Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe. Hasta la vista, ndabakunda cyane, dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.